ukajya kumva umucuruzi ahamagaye undi akamubwira ati ko mbonye umukiriya ugura ibikapu byanjye wamaye stock. Ese iyo umucuruzi asaba undi stock aba amusaba iki? Ese ubundi stock ni iki? Mu misoro iyo tuvuze stock wumva iki? Reka turebe iki cyigisho icyo kitubwira, kandi ntujye kure, wowe kora subscribe kugira ngo nzadushyira icyigisho kijya kita kikugeraho. Kugira ngo iki cyigisho cyumve, kora subscribe ubundi twikomereze. Nk'ibisanzwe muri kumwe na trainer Horike cyangwa teacher Horike, icyo wanyita cyose ntacyo bitwaye. Reka turebere hamwe stock niki. Reka twibaze ikibazo. Umucuruzi afite ibicuruzwa mu iduka bifite agaciro ka miliyoni 20. Ese ayo mafaranga niyo bita stock? Wowe ubitekereza ute? Nanone niba umucuruzi yaguze ibicuruzwa bya miliyoni 50 ariko umwaka ukarangira agifite ibicuruzwa bya miliyoni 15 mu bubiko, nangahe muri izo miliyoni 50 zagiye mu bicuruzwa yagurishije? Kandi kuki ugiye kureba uko RRA ibara taxable income usangamo amagambo nka opening stock, purchases na closing stock? Uyu munsi rero turasobanura stock cyari cyo, uko ihuzwa na IBM, purchases na sales, ndetse n'impamvu umucuruzi agomba kumenya neza stock afite. Kandi ndashaka ko urangiza iyi video umaze kumva ikintu kimwe neza. Kugura ibicuruzwa ni ikintu kimwe, no kuba warabigurishije ni ikindi. Stock ni iki? Reka tubanze turebe cyangwa se dukureho urujijo. Stock ni ibicuruzwa cyangwa ibintu umucuruzi afite mu bucuruzi bye bigenewe kugurishwa ariko bitaracuruzwa. Ukuvuga ngo ntabwo amafaranga tuyabara muri stock wamaze gucuruza. Amafaranga ari kuri banki ntabwo ari stock. Stock ni ibintu waranguye biri aho ngaho mu bubiko cyangwa muri etajeri bitegereje gucuruzwa, ibyo twita stock. Tuvuge rero ufite iduka ricuruza telefone, uyu munsi ukaba ufitemo telefone 20, computer 5, printer 3. Ibyo bicuruzwa rero biri mu iduka, ububiko cyangwa ahandi hantu business ibibikamo, ibyo nibyo bita stock. Ntabwo amafaranga waguze ibyo bicuruzwa ahita aba expenses yose, kuko hari igice ushobora kuba waragurishije, ikindi kikaba kigihari. RRA nayo muri calculator yayo ya PIT cyangwa ari regime itandukanya sales, opening stock, purchase na closing stock. Hanyuma ikoresha rero iri hame, ifata opening stock ikongeraho purchase igakuramo closing stock. Ibyo bihwanye n'icyo bita cost of goods sold, CGS. CGS bivuze iki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubone agaciro k'ibyagurishijwe dufata opening stock. Opening stock ni iki? Ni stock tuba dufite mu ntangiriro y'umwaka, tukongeraho ibyo twaranguye muri uwo mwaka. Iyo tumaze kubibona rero dukuramo closing stock. Closing stock ni stock dusigaranye mu mpera y'umwaka. Ubwo closing stock ahanini ibingana na opening stock yo mu mwaka ukurikiye, kuko niba dufunze 31 z'ukwa 12, stock dufite ni nayo dutangirana ku ya mbere z'ukwa mbere umwaka ukurikiyeho. Ubwo rero kugira ngo tubone cost of goods sold dufata opening stock tukongeraho ibyo twaranguye tugakuramo ibyo twagurishije, ubwo tuba tubonye
tugakuramo stock dusigaranye, tuba tubonye ingano cyangwa se agaciro k'ibyo twagurishije. Opening stock rero na closing stock ni iki? Hari amagambo abiri tugomba kumenya. Opening stock ni stock wari ufite utangira period cyangwa umwaka, nk'uko nari maze kubivuga hejuru. Tuvuge ufite miliyoni 10, iyo ni opening stock. Naho closing stock ni stock usigaranye umwaka cyangwa period birangiye. Urugero, umwaka urangiye ugasanga usigaranye ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 6, ayo nicyo bita closing stock. Noneho reka dukore urugero rworoshye cyane. Tuvuge umucuruzi yatangiye umwaka afite stock ya miliyoni 10. Ngira ngo uracyumvishe. Umucuruzi yatangiye umwaka afite stock ya miliyoni 10. Muri uwo mwaka agura ibindi bicuruzwa bya miliyoni 40. Umwaka urangiye abona asigaranye stock ya miliyoni 6. Rero ubwo tugiye gushaka icyo bita cost of goods sold. Tugiye gushaka agaciro k'ibyagurishijwe. Dufite miliyoni 10 za opening stock, kongera miliyoni 40 za purchases. Twarangiza tukabona miliyoni zingaho ubwo 50, tugafata miliyoni 50 tugakora miliyoni 6 za closing stock. Tugahita tubona yuko cost of goods sold ari miliyoni 44. Ibi rero bivuze ko mu buryo bw'iyo calculation agaciro k'ibicuruzwa byagiye muri sales ari miliyoni 44. RRA ikoresha iyi formula muri calculation yayo ya Rio regime. Okay, reka dufate urundi rugero. Reka tuvuge umucuruzi witwa Jean. Jean yatangiye umwaka afite stock ya miliyoni 20. Yego. Muri uwo mwaka agura miliyoni 80. Agura ibindi bicuruzwa yongera mu bucuruzi bwe bwa miliyoni 80. Ariko yatangiye umwaka afite stock ya icyo bita opening stock ya miliyoni 20. Arangije agura ibindi bicuruzwa yongeramo bya miliyoni 80. Umwaka urangiye abaze asanga afite miliyoni 30, aricyo bita closing stock. Closing stock ni 30, opening stock ni miliyoni 20, naho purchases yo muri uwo mwaka ni miliyoni 80. Noneho rero reka tuze kureba. Opening stock ni iyi, purchase ni iyi ngiyi, closing stock ni iyi ngiyi. Tugiye gushaka icyo bita rero cost of goods sold. Tugiye gushaka ibicuruzwa byacurujwe, kuko ntabwo ibicuruzwa byacurujwe byavuye muri izi miliyoni 80 gusa, ahubwo byavuye muri izi 30 na muri izi 80 yaranguje yongera muri izi 30. Ubwo rero turahita dufata miliyoni 20, duteranyeho miliyoni 80, dukuremo izi miliyoni 30 za closing stock, tubone miliyoni 70 ko arizo cost of goods sold. Ja rero yagurishije miliyoni 100. Ukuvuga ngo sales ye ni miliyoni 100. Ubwo rero yagurishije miliyoni 100, turaza gufata kugira ngo tubone icyo bita gross profit cyangwa se inyungu ya mbere. Turafata izi miliyoni 100 za sales yagurishije, dukuremo miliyoni 70 za cost of goods sold, tubone miliyoni 30 ko arizo gross profit. Gross profit ni iki? Ni inyungu uba warungutse ariko utarakuramo ibyatunze umwuga. Ariko ntabwo aha twavuga ngo ja yacuruje miliyoni 100
ngo bityo ngo afite inyungu ya miliyoni 30. Oya, ahangaha twaba tubeshye. Hari izindi expenses n'ibindi bintu birebwa mu kubara taxable income. Ntabwo izi miliyoni 30 arizo tuzabariraho umusoro wa CIT ja agomba gusora. Ntabwo 30 millions ntabwo ariyo taxable amount. Oya, reka tuze kureba taxable amount twayibona gute. Ni izi miliyoni 30 tuza gukuramo amafaranga yembye abakozi, tugakuramo ingendo, tugakuramo ubukode bw'inzu, tugakuramo training, tugakuramo depreciation, so tukaza gusigara ubonye hasigaye miliyoni nkeya. Izo miliyoni rero ziza gusigara nkeya nizo tuza kubariraho umusoro wa 28%, kuko ja uko bigaragara ari mu cyiciro cya Rio regime, kuko afite igicuruzo kiri hejuru ya miliyoni 20. Ngayo nguko ni muri ubu buryo rero tubona icyo bita closing stock na closing stock. Tubonye ibintu bitatu hano, tubonye opening stock na closing stock, ndetse tubona n'icyo bita cost of goods sold. Aha tumaze kubona yuko CGS ari agaciro k'ibyagurishijwe, kuko niba wari ufite muri stock utangira miliyoni 30 ukarangura ibintu bya miliyoni 80, ntabwo ibi bintu byose wabicuruje. Ntabwo wacuruje ibintu bya 80, nta nubwo wacuruje ibintu bya miliyoni 30 byose, ahubwo izi miliyoni 30 zaje ziyongera kuri miliyoni 80. Ntabwo rero twavuga ngo purchase, ngo ni miliyoni 80 cyangwa tuvuge ngo ni miliyoni 100, kuko ibyo wacuruje, ibyo waranguye byose ntabwo wabicuruje. Ubwo rero kugira ngo tuze kubona purchase, icyo twakwita nka purchase cyangwa se cost of goods sold y'izi miliyoni 100, ni muri ubu buryo tubikoramo. Dufata opening tugateranyaho purchase tugakuramo closing, kugira ngo tubone amafaranga y'ibyo waranguye kuri izi miliyoni. Ni nkaho turimo gushaka purchase ya sales. Purchase ya sales rero, kugira ngo tubone inyungu nyakuri, ntabwo purchase ya sales ari miliyoni 80, kuko izi miliyoni 80 warabiranguye ariko ntabwo wabicuruje byose. Niyo mpamvu dushaka aka kantu bita cost of goods sold. Aka kantu ni ingenzi cyane mu kubara umusoro wa Rio regime. Ndakeka rero turi kugendana neza. Uyu mwanya ukaba wumvishe icyo bita cost of goods sold, tukaba twumvishe icyo bita opening stock na closing stock. Mu cyigisho kizakurikira tuzakomeza tugenda tubisesengura. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana ibi byigisho kimwe ku kindi. Mwari muri kumwe rero na trainer Horike, naho ubutaha, kandi bifurije amahoro y'Imana. Ntibagirwe gukora subscribe. Bye bye.